seriously ndumva nanabirikana chat namwe ngo do I even know you, like no ntago nashyizemo even yarambwiye ngo nabonye uba friends, ndavuga ati we are neighbors so we can know each other. We are neighbors, bro, come on. It wasn't even close to be convincing kuko ntago nkunda umuntu ushaka kiri mpamvu aho zitari just kubona yanjye. Abanyarwanda kazi twarago ati nitegereje account yawe nabonye uri umukobwa mwiza. Byo mu ihembe rya Afrika ku bantu mutazi geography nibibareba. Noneho umuntu aranyandikira cyangwa hi how are you, hi how are you, sinkuzi. Okay, nibisanzwe ngiye nahise nanabifata ko uriya mbonye TikTok cause TikTok we am I really that much and breaking these figures down like a demo. You don't really know you. What up people, welcome to our YouTube channel. Make sure to subscribe, comment, la 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 la. Let's go, let's get it. Mvarero today bafite story. Hago story ngiye kubabwira ni urukundo ibintu byabaye. So ndaje kubivuga, I don't even know. Ni ibintu byabaye so nje kubasangiza abantu nyine mukunda inkuru mwegere hino, ariko ndabikora ndi kwiga kwimakiye. Murabona ukuntu urwanya rwabaye nabi. Ariko ndimo ndashaka ndi mavuta, mundangira amavuta akesha uruhu guys. Murabona ukuntu nabaye. I don't even know right now. So guys, ngiye gutangira sibyo. Murashaka ko mpera he mbabwira inkuru cyangwa mbereka ukuntu barata tugiye kuvuga inkuru. Yo kuvuga inkuru wabwira ibintu byabaye guys. Biteye ikibazo. Abantu b'iminsi ukuntu babaye narayobewe. Sinzi ikibazo abantu bafite by the way. Ntago nzi impamvu abantu basigaye barahindutse nyine babaye ukuntu kutari kwiza, cyane cyane abahungu bafite ibibazo kandi biri seriye. Niba naraguze noze ihwanye n'uruhu rwanjye, murabona bihwanyira cyangwa ndi kwisiga ibintu bidahura, ariko ndabona ngiye bihura. Ntabwo nkunda ibintu bingira umweru cyane. Harya ni ibi babanzaho ko ndumva ari ibi. Hano se ko hanze ko. So ni ukuvuga ngo yari umunsi umwe, urumva? Yari umunsi umwe rwose nk'indi minsi yose. Urumva? Nari niriwe mu rugo, ndumva ari ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu koze yari muri weekend ntabwo nakoze. Kandi murabizi ibintu by'ishuri byararangiye so nta n'ishuri nari mfite. Urumva? Noneho murabona ko kundi uri guscrollinga kuri Instagram cyangwa TikTok cyangwa hehe. Nandi guscrollinga kuri Instagram. Sekundi kwibagirwa. No. Ndimo ndascrollinga nk'ibisanzwe. Urumva? Ngiye kubona mbona message. Sinzi impamvu yansanze ndimo ndanascrollinga by the way, ariko ngiye kubona mbona message kuri ese none n'ikindi kweseka kuri noze kuri Instagram. Urumva? Mbona message nyine umuntu ntazi, izina ntiryari Rinyarwanda. izina ntago ryari Rinyarwanda. Urumva? Izina ntago ryari Rinyafrika. Ryari Rinyafrika ahubwo ntago ryari Rinyarwanda, ntabwo ryari Rinyama, ntago ryari Rizungu. Bivuge gutyo. Urumva? Niba no mu ngo basiga nibyo ntazi. Ntago ibintu byo kwimakiya ndabimenya koza ubu ndi kubyiga kubera ko mu minsi iri imbere nyine ndabona nzajya mbikenera cyane. Ninjye uvuze ibyo bintu.
ni ukuvuga ngo ko mbona bitamfata urumva. Noneho umuntu aranyandikira, izina ntabwo ryari Inyarwanda, by the way ndi gukoresha ino foundation nyine iri too dark, ariko ntekereza ko ari matchinga nanjye, ntabwo nkunda ibintu biri too clear. Noneho aranyandikira kuri Instagram, kwimaka biri gutuma navuga inkuru. Yandikira kuri Instagram, ndebye izina mbona simuzi ntabwo rwose, ariko mbona izina ryasaga izina nyine, hari amazina uhita wibwira aho aturuka. Izina ryari rimeze nk'ari bari abantu bo muri biriya bihugu byo mu ihembe rya Afurika. Ku bantu mutazi geography ibibareba. Noneho umuntu aranyandikira ngo hi how are you, hi how are you, sinkuzi. Okay, nibisanzwe ngiye nahise nanabifata ko buriya mbonye TikTok none ivuga ngo we kinda famous, wenda murahita mugati ndirata, ariko nyine abantu benshi bakunda kunyandikira from there kuko hari tagged nyine account zacu za Instagram ziri tagged, so natekereje ko ariho yakuye nyine account yanjye. Nubwo nigeze mbigira ibintu bya big deal, ariko abenshi batwandikira bashaka tubamamarize cyangwa se bashaka ngo tubarangire ibintu bimwe n'ibindi, kuza kwiga hano cyangwa kwamamariza ama product, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuko tutarabijyamo neza ko y'abantu mushaka kutwandikira, abantu mushaka ko tubamamariza on TikTok igiye kuba band muri USA, not in France urumva, cyangwa Poland. Noneho nyita njya kuri account yiwe ndamustalkinga. First of all nsanga account yiwe iri private, kandi ngewe ntabwo nyafollowinga ama account ari private. Ntabwo nyamba interested, cyeka nyine nawe interested nawe, ariko ntabwo ngewe nyine niyo utamfollowinga nanjye ntabwo ngufollowinga, that's it. Nsanga account ye iri private, ndamwandikira ikintu nahise mubaza ndakuzi, naba nkuzi ngewe, like nahise nandika do I know you, seriously ndumva nanabirika na chat namwe ngo do I even know you, like no, ntabwo nashyizemo even handitse ngo do I know you. The guy arandika, yari umuhungu, ariko ndebye hari agafoto kiwe kari kuri ndimo ndisiga ibintu byinshi, kari kuri profile, nkarebye mbona ameze nk'aho wajya unakana. Nyine hari ifoto ubona ukabona umuntu afite baby face kabisa. Noneho ndi kwimaka nano ngiye no gukora practice, ndi kubaganiriza guys, mugire ngo ndi bukerererwe cyangwa ikindi, ndimo ndabaganiriza. Urabona se ntayisenya urumva. Noneho ndamwandikira ndamubwira ati do I even know, ntabwo navuze even, sindi kubikura, do I know you. Asko umungu yanditse ntabwo nzi, we don't know each other, ariko ndashaka ko tumenyana. Bro listen, nari naragize iyo experience before, kandi yangendeke umva yaragenze nabi pe, nari narize isomo rihagije, ntabwo nashaka kongera kugira experience imeze gutyo na rimwe mu buzima. Noneho nge umuntu nyandikiye from nowhere, bro no, ntabwo bikunda kubera ko muri iyi minsi hateye ibintu byo gusikama abantu, ibintu byo gusikama, ibintu bitabaho, ibintu abantu bashaka kukurya cyangwa se bashaka, abantu basigaye banagurisha n'impyiko cyangwa se bakagurisha umuntu. Human trafficking biruzuye, so you better be careful. Rero nahise vuga ntuzi n'ibindi, ntago ntunzi, so I'm not interested. Ntabwo ruko namubwiye mu mutima nge nahise already nanzura ko I want to get to know that person because I don't know him. I don't wanna know him. Ntabwo nshaka kumumenya nta nubwo rwose. Ariko
ntabwo umuntu yifata from nowhere ngo akugweho ngo arakwandikiye. Numvaga ibyo ari byose hari ahantu yankuye, like maybe on TikTok cyangwa se numvaga ashobora kuba nzi maybe ngiye ntamuzi, ariko arambwiye ngo ntabwo tuziranye, arashaka kumenya. Okay, ndavuga okay, ndamubwira ati uruwa hehe, like kweki ushaka kumenya. Ngiye rero ndabaza kuko mba nshaka kumva niba inkuru yadinga up, like niba inkuru ihura ninkumiza kuyikubaza uri gukomeza uvuga the same thing, uranyuranya gatoya, we are done. We are done, winyuzemo, so nah, it's not gonna work. So the guy nubundi agumiza arambwira ngo mva muri, nenge kuvuga igihugu, ambwira igihugu abamo, it's nyine ni neighbor y'icyo mbamo, so n'uburayi nubundi arambwira ngo nihaba, and ngo ariko ngo yabonye mba kubera ko kuri account yanjye ya Instagram hariho ko nyine ari idarapo rya France, cause niho mu rugo kinda. So yarambwiye ngo nabonye uba friends, ndavuga ati we are neighbors so we can know each other. We are neighbors, bro, come on. It wasn't even close to be convincing, kuko ntago nkunda umuntu ushaka kiri impamvu aho zitari just kugira ngo umumenyane cyangwa iki. Just say the truth, uvuge ko wenda uvugisha ukuri, maybe it can work like that, but wijya guhimba ibintu bidahari. So ikintu cyabaye ni iki, namubwiye ati rero ngewe ntago nkuzi, ntago nzi, sinzi niba nzi, ntabyo nitayeho kumenya, but I don't want to chat with you because I know you guys are scammers, so nah, ntago biri gukore. The guy agumiza ahatiriza ambwira ati ariko nyamara wama chance tukaganira tukamenyana. None ahitavuga ati ariko mana yanjye, abanyarwanda kazi twarago, ati nitegereje account yawe, nabonye uri umukobwa mwiza. Nabonye uri umukobwa mwiza, uri umukobwa mwiza, unifuza kumenyana nawe kandi nifuza kumenyana n'umuntu wo mu Rwanda. I was like still not convincing at all, urumva. So ndatekereza nuzo yakoze, akose kumbona bitanozo yarimo bitirimo, so ubwo ngubwo the guy ntago dukora ingoye kubera ko ingoye ntago ziconze pe. Nyine ngiye naramushwishwije yanga kuva ku izima, agumiza ahatiriza, itatangira kuntera story zo kuntu mu Rwanda hazi n'ibiki ngo ashaka kujyayo. Atangira kumbwira ukuntu nyine ashaka gusura mu Rwanda, kujya kureba ingagi. Ndambwira ati ni byiza rwose uzajyeyo, ni ahantu nyaburanga rwose. Mu kuguma tuganira nyine biza kurangira ambwiye ngo arimo arashaka umugore wo mu Rwanda, w'umunyarwandakazi. Bega ibintu bisekeje kuvuga, umugore w'umunyarwandakazi, urimo urashaka umugore w'umunyarwandakazi. Nyine yarabivugaga nkagira ngo nyine ubwo ari kumbwira wenda niba hari uwo nzi, nkumva wenda arimo arangisha inama, se simbizi. Ntabwo numvaga ko agiye kutavuga ngo kandi ni wowe nshaka. Yo, bega ibintu bisekeje, mana yanjye n'ibiki ndimo koko. Umva ingoye ngiye kuzibonera ibintu ndimo ntabwo bimakinga sense, birimo birawokinga on guys. Actually ntabwo ndamenya kwimakiya, useka seke, ndimo ndabyiga, I don't care, urumva. Shit. Noneho ikintu cyabaye ni iki, nambwiye se urimo urashaka umugore w'umunyarwanda, ahantu ba nta bagore bahaba baho.
urumva nambwiye ati ngiye rero sinzi impamvu uri kumbwira ngo urashaka umugore w'umunyarwanda, sinzi impamvu ari njye ubibwiye, nibwo tukimenyana, nibwo tukivugana from nowhere utangiye kumbwira ko ushaka umugore w'umunyarwanda. I don't really know. I don't understand. So shanese nyine numva ntazi, hari umuntu nyine okay, hari umuntu okay, turamenyanye, it's okay, ni biri nomo. Ako kwita utangira umbwira ngo urimo urashaka umugore from nowhere, ntaki okay, ndumva nta kiganiro twavuze, yego twe turi kuvuga ku Rwanda, ako kuzanamo ingingo yo ngo urimo urashaka umugore w'umunyarwanda kazi from nowhere. Something was off. Numvaga nyine ntari interested. No, nice nduzinga interest. No kuvugana nawe. It doesn't seem, it doesn't mean ko I was interested in him. It mean ko I was interested. Ariko kuzumbwira nyine byari obvious, byari kinda obvious ko yashaka kuzanamo ibintu byo gutereta niba ariko navuga I don't know. Kandi ibaze nyine uhuye n'umuntu ntago muzi, ntakuzi from nowhere ngo dukundane. Not dukundane ngo ndashaka umugore w'umunyarwandakazi, kandi abiswe ari kuvugisha umunyarwandakazi. So I was like nye. Hanyuma no, the same day yavuze ngo can I call you on video call? Niba yaragira ngo anyereke ko ndi kuvugana n'umuntu byanyabyo kuko atari robo cyangwa iki. I was like kugize navugana nawe kuri video call ntabyo nshaka. I was like no, ahitavuga ati okay, maybe naciye mu nzira za kure, nagiye guca inzira nyinshi cyane, ariko ikintu nashaka kukubwira nuko ndimo ndashaka umugore w'umunyarwandakazi kandi bikunze ko wambera umugore. Ariko noneho isi noneho ibintu bisigaye biberamo n'ibiki mu by'ukuri. Njyewe nyine ibaze nawe nk'umuntu aje gutereta okay, ushaka kwikunda ariko ngiye kuza nta n'iminota 30 turavugana, isumbwira ngo bro ni byenda abantu bazaga ngo baramanure. Come on guys, like I was not really nyine nahise numva no kuvugana nawe nanabiparika because ntabwo byari birimo birakora. Guys, ngiye gukoresha ino concealer ngo niya hehe, I don't know. So nukuvuga ngo the guy nyine nahise nahise mbwira ati sinoneho uyu nguyu noneho tuvugishe ukuri pe, sibyo tuvugishe ukuri. I don't even know, nta nubwo nzi n'ahantu iramvuga rwose kuko ibaze nyine nawe, ibaze uko waba uri desperate cause umuntu aje akubwira gutyo, urumva nyine byacangiye. Rero sinzi, wenda abantu duteye bitandukanye, wongeye it's a turn off, like it's a red flag, ahubwo nta nubwo ari turn off, it's a red flag. Ko ntago turana, oh my days, now ubwo rero njye nahise mbwira tuzi n'ibindi actually wayobye. Oh my days, I was like abantu bari ase ni kuri abateye I'm not interested in Nakoda. I was like I'm not, no. Ahise mbwira ati rwose that's not gonna work. Ariko nakugira inama, mu Rwanda dufite abakobwa beza bibimero abakobwa beza. Niba ushaka umukobwa mwiza ufite indangagaciro wiyubaha, urumva, umukobwa wiyubaha, umukobwa uteye neza, umukobwa mwiza, mbese gana Kigali pe, not even ni Kigali gusa, no mu ntara babayo benshi cyane beza rwose bakubera. Ikindi wakicagurira, not kuza ku muntu umwe utazi from nowhere ngo. Ariko nayo ifite hints, numvaga mfite feeling ko yambonye nko kuri TikTok,
kandi rwose nyine TikTok it's just for fun like ntabwo ari ibintu ntabwo umuntu aba akomeje abona abantu babazi ko umuntu aba akomeje yelo ntabwo umuntu aba akomeje so maybe nyine ashobora kuba yarabonye njye niko nindi kwibwira cause nta kuntu wabwira umuntu utazi from nese turi muri cya gihe cya kera baguteruraga bakakujyana kareka no ndi interested umuhungu ambwira ati I'm so sorry atambwira ati base wampaye okay wenda nabibanje nabi nakoze nabi like naje nabi ariko give me a chance. I was like ngwe chance it and he was like okay base se ukwarika tukomeza tukajya tuvugana nambwira ati ntuzanyandikira nge nzangusubiza I'm not a bad person ako nzangusubiza ibyo mbashije empwese tu ngo namubwiye niba byaramurakaje niba bitaramurakaje I don't really know. The next day ndumva icyo cyari ku kimwe because the next day nari ndi muri office I mean I was working and then muko working the guy arampamagara the audacity arampamagara from nowhere ngena pro urampamagara turazira I mean ngenda kuzi ntago nkuzi wari kumpamagara man muraza bwagera man ariela rirata no ntago ari kwirata muri no means utaye careful guys you need to be careful with the people you talk with cause nyine man si ukuvuga ko nyine waca abantu amazi ntago ari kwaca amazi ariko nyine buryo umuntu aba yaje mu nyine ntago ntago ntunzi that's it that's a fact kandi a fact is very convincing yo kuba nyine naguca amazi cyangwa agira gute cause nowadays guys murabizi ibintu bisigaye biba simubizi ibintu by'iminsi isi yabaye kuntamenya so rero ntago wapi so rero ntago ari ukumushwishwiza ntago ari ukukora iki kindi izi ngo ntago zikoze don't come to me ngo biki ntago zikoze ntago ziconze so don't so hanyuma rero arampamagara ndamwitaba ndambwira urashaka iki ko ndi mu kazi ntago ndi kuboneka mbwira turitse gukupa hari ikintu ashaka kubaza waretse wambwiye uri buze kuboneka nkaza kuguhamagara nkahita ko se bro ntago nahise niramanta gutya nahise ngo ati nese niki ngambwira ikintu ushaka numve nagishoboka oya nashaka ko tuza kugira umwanya tukaganira tukamenyana nese ntago twamenyana nyine tutavugana I was like sinzi impamvu nakugira inama y'ahantu bajya kurebera ntujye kuharebera sinzi ngiye icyo uzajya umbaza nicyo nzamusubiza because I wasn't interested pe ikindi kandi shawapi pe urumva nukuvuga nyine ngewe ntago hari first impression ubundi rakonta guys kandi namwe murabizi iyo umuntu aje akwiyereka ukuntu nyine iyo first impression itabaye neza biragoye ko next time nzakubona nyine pe mwisho nziza iyo nakubonye bwa mbere nkabona nyine kugira nzachanginga nyine byagusabe izindi mbaraga that's why first impression ngiye kuri ngiye irakonta iramatarenga rwose niyo mpamvu umuntu yari yamaye first impression mbi pe ku buryo rwose no kumuvugisha it was just kuko nyine man kwirengagiza umuntu you can feel guilty ibintu nk'ibyo so rero I was trying to be nice sibyo and the guy where he was too quick like ibintu bye byarihutaga cyane ku buryo ndumva twaraje guschedulinga time yo kuvugana tuvuganye the guy was still talking about wedding marriage wife bro on the first day vuganye n'umuntu seriously on the first day vuganye n'umuntu arimo aravuga marriage arimo aravuga wedding arimo aravuga nyine I was like okay we can talk that ariko not on the first day like man I lost interest I really lost interest no uko twagenda dukomeza kuvugana I'm so sorry but nagezeho noneho nduzinga interest burundu ku buryo numvaga
kuvuga bitari kunkundira. Guys, makeup yanjye muri kuyibona mute. Ako ntago hari ibintu byinshi ntarakora. Sindashyiraho cya boro bashyiraho hano, sindashyira imwe bashyira hano gutya by'amafu. Ibiki ndarya bakora. Iya boro bapiriza n'ikindi. Iminwa sindayikora. Ntago nkoze pe, ntago nkoze cyaze nisize. So guys, nukuvuga ngo ngiye ikintu kimwe nashaka kuvuga muri no story. First impression on guys cyangwa abakobwa irakonta. Niba uzi kugiye guhura n'umuntu like mushaka kuzarangira mudatinze cyangwa kinda, niba mugiye guhura bwa mbere, please make a good first impression. Nyine mana yanjye, cause we need to be careful for the first impression. Nanjye ndikwibwira cause I'm not perfect. Nuko nyine I just saw that thing. Kuri iyo nkuru nari mbabwiye, that's number 1. Iyo ni inkuru ya mbere. Actually naje gusanga mukunda inkuru yakuyambagezaho inkuru. Sibyo? Hanyuma rero kubera ibyo byose navyigiyemo isomo cause najya kuba ikintu ntiwigiremo isomo, that's not good. Ugomba gukuramo isomo cause biragufasha. Next time nagira ikintu kiba similar, even not even bitari na similar. Nyine first impression na count. Ngiye niko mbyumva, wenda abandi mushaka kuba mubyumva na urumva nk'uwo muntu kuntu yaje. Impression yakoze for the first time, that was not really good. Like, I mean, kuri ngiye ntago yamberenze. Maybe undi muntu ashaka kubikunda, ariko ngiyewe kuza gutyo ntago byakoze, ntago byari gukunda, ntago byakunda. Ngiye impression ya mbere irakonta. So guys, ngiye komeza nimakiye ndeko mbishobora. Hanyuma turi kumwe no mu zindi nkuru z'urukundo cyangwa se inkuru za slice of life. I mean, inkuru z'ubuzima busanzwe, even more vlogs and yeah, ibintu byinshi kabisa. Rero ukuntu hano hadasa na oh my days. Niyo mpamvu ngiye makeup hari igihe mbona ntazi. Ntabwo ziba zisa n'umubiri w'umuntu. I mean, ni nziza zituma umuntu asa neza. Ni nayo mpamvu nshaka kwiga kwimakiya. Ariko rwose yeah, ari ukuntu mbona ntazi. I mean, nzabyiga nzabimenya nzabyiga. Banza ari materiel nziza ntafite se hanibaza. Kandi mfite ibintu birunze hano. Nzabibereka amasomerwa. So guys, see you in the next see you Moindi story, next story. Actually, I have something in mind. Yeah, guys, tuonane ubutaha. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you.